ryime ritware irindi rireke cyangwa rijya rireke irindi ritware. Ni ukuvuga mu gisubizo kimwe amasezerano abiri, itegeko tijyokorana na Kristo cyangwa se itegeko tijyokorana n'ubuntu. Kuko ubuntu ni ukuvuga ngo nguhaye agakiza ntacyo ukoze, naho itegeko ni ukuvuga ngo gira icyo ukora kugira ngo ubone agakiza. Ibyo bintu bibiri byohura neva. Harakandi bwana munyamakuru, ni ukuvuga ngo iri sezerano kutinonosora kwaryo niko rwatumye hababiri. Donc ntabwo ryagaragaraga ko rikwiye, iyo ni Bibiliya si twebwe. Hanyuma icyo mvuga kugira ngo abantu bumve, isezerano ntabwo ari itangiriro kuva kubara abarezi, yes, ariko isezerano bwa mbere aho turibona ni muri ibi bitabo. Gutegeka kwa 2:13 biravuga ngo ababwira isezerano rye abategeka kurisohoza. Niryo y'amategeko 10 yandika ku bisate by'amabuye bibiri. Ibi ni byahariye kuri Sinayi bayahabwa. Ni byinshi tugiye tubisoma, ariko hari umurongo umwe soma kugira ngo icyo kibazo tukitambuke twerekana ukuntu aya masezerano na Bibiliya yonyine itwegizija kugira ibyo twabandona tukaja muri somero itangiriro 21 jusqu'à 14 na Galatians 4:21 non 21 muri hangana nubwo twatinda kuri ico, ariko turanje tukiveho. Itangiriro 21:9 Sara abona umuhungu wa Hagari umunyegiputakazi uwo yabyaranye na Aburahamu aseka. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati senda uyu muja n'umuhungu we. Mutegera ibyo asoma rwose. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanje Isaka. Ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. Kuri 12 n'icyo Imana yavuze, Imana ibwira Aburahamu iti itegeko ryavuye ku Mana, we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe. Ibyo Sara kubwiye byose umwumvire, kuko kuri Isaka ari uruzaro ruzakwitirirwa. Mwumva ibi bivuye mu itangiriro. Pawulo arabisobanura ibineza hano mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo wa 21. Kubakurikiye uko twasoma biravuga ngo abashaka gutwarwa n'amategeko ni mumbwire, timuragasobanukirwa n'amategeko. Byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu babiri, umwe ari uw'ishoreke undi ari uw'umugeni. Uw'ishoreke yavutse kuko iby'umubiri bigenda, naho uw'umugeni yavutse ku isezerano ry'Imana. Ibyo bimwe twasomaga mu itangiriro, ibyo birimo umugani, kuko aba bagore bameze nk'amasezerano abiri. Rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi, rijya rya kera. Rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi, umva icyo ryazanye, ribyarira ububata. Iryo rigereranywa na Hagari, ryasezerano rya kera ryatangiye kuri Sinayi, twarishobye ko ariho byatangiwe. Ariwe kandi ugereranywa n'umusozi wa Sinayi wo muri Arabiya aho byatangiwe, kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none kuko iri mu bubata hamwe n'abana bayo. Ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni, niyo mama wa twese, kuko byanditswe ngo ishimwe. Noneho dukomeje, ni ukuvuga ngo Pawulo arakotinga biriya bivugwa mu itangiriro, arabigaragaza neza. Ismaeli, Hagari abigaragazamo aya masezerano abiri. Hagari urepresenta isezerano rya kera, na Ismaeli umuhungu we arizo mbuto z'umubiri ziva mu isezerano ry'amategeko. Koriki kugira ngo ubone iki. Avuga noneho kuri Sara ariwe mama wa twese. Sara ubundi means grace, nibwo busobanuro bwazo. Noneho hagera avuga ngo senda uyu mugore w'ishoreke n'umwana we. Bivuga ko tugomba kwirukana iyi mentality ya Old Testament kugira ngo tube muri New Covenant. Ikindi rero gikomeye, impamvu iri sezerano ritinonosoye rya kera rivuye ku musozi wa Sinayi, baraje Mose arababwira bamavuga yereka constitution y'Abayuda. Ibisi Imana bari baranganye izavuga byose tuzabyemera. Niyo mpamvu bagiye bagira ingorane, kuko byari ikintu biyemereye, ariko kandi byaretse gukomera kubera iki. Ni ukuvuga ngo isezerano wowe warize ndabizi, isezerano
ridashobora kuraga, isezerano rigera ku rwego rwo kuraga. Ni ukuvuga ngo ni isezerano ribaho ariko hamenetse amaraso y'uwarisezeranyije. Isezerano rya kera rizanye babaze ibimasa birarangira, ariko isezerano risha ryacu ryakomeye kuruta kuko ryo uwatanze iyo tesitama, uwatanze iryo sezerano abanza gupfa, ngo amara gupfa tubona kurangwa. Donc uja kuranga umwana wawe urandika tesitama ariko kiri ntabwo ayibona. So Mose yaritanze agumaho, ariko Kristo amaze gutanga isezerano ryakomejwe n'amaraso ye, kuko waritanze yari amaze gupfa, tubona kurangwa ubu turabaraho. Murakoze cyane kudusobanurira. Ndatekereza ko bwa mbere wenda filameze ko tugenda tuganira tuzagenda twunguka byinshi. Reka tuje ku gice cya kabiri cy'ibibazo, wenda ndabaza ibibazo dusubiza kuri point ku yindi. Ndashobora ngo usa n'utegura ibibazo wenda bibiri cyangwa bitatu kubera umwanya umwe ndataranga dufashe. Tuje kuri pratique, dufite Bibiliya hano ndayireba, muranereka isezerano rya kera n'isezerano risha muri Merse aho rihera, nimba ari muri Maraki, nimba ari muri Tito. Dukoze Bibiliya tubwira ati isezerano rya risha cyangwa donc isezerano risha uko yavuze ritangirira. Ikindi kibazo tujya kubaza, muramfasha ku kibazo Yesu yavuze ngo sinaje gukuraho amorire, sinaje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyakomeza. komeza nasanzwe turaza gukosora abandi koza vuga nuko nyine n'abandi bose babivuga natwe ko twabivuga ko bivuga bivuga ko ndakoke turasoma yaje kuyasoza pana kuyakomeza hanyuma turaza no ku hanyuma tukindi kibazo wenda umwanya ndaza kubaza ikindi ndangiza. Murakoze cyane. Aya muko bivuze ku magambo make rwose tuba kuri point no kwa gusezerano rya kera rihera mu kuva ya ane igihe bavuye muri Egiputa, iminsi mike bagera ku musozi Sinayi, Imana ibasezerana. Kuva uwo munsi batangiye gutwarwa naryo kugeza muri Yohana, ibice za nyuma Yesu agera ku musaraba. Donc ryahereye igihe cya Musa ku musozi Sinayi rigera ku musozi Golgota, ni hagati y'iyo misozi yombi. Ni ukuvuga ngo Yesu iriya myaka 3 yamaze yose kugeza ageze ku musaraba yari mu isezerano rya kera. Isezerano risha rero naryo rigahera Yesu azutse mu zakozwe n'imitumba kugeza no kugeza igihe azagarukira. Urakoze. Sinzi ko aricyo kandi kongeraho icyo nongeraho nuko isezerano kuko yarabivuze twanabisomye hariya muri biriya bice aho ijambo isezerano rya kera rivuga, ariko kandi se nuko bapanze ibitabo. Tubona Yesu muri ministry ye yavutse ari umuyuda, kuko nabiri yavuze ngo yavutse ari umuyuda kugira ngo akize abatwarwa n'amategeko n'abadatwarwa nayo, ndetse no kuvuga ngo avuka ari umuyuda. Nuko ngo Yesu hari imirimo yagiye akora itugaragariza ko ari mu isezerano risha all byari bikiri under all the covenant. Kuko nitureba ushobora kuvuga ngo rihera muri Matayo Yesu yari umuyuda unuja muri Saruka. Aha niho tubona n'abanyamahanga baza bashaka agakiza. Wa mugore w'umunyakananikazi waje kubwira umwana waje no bwana ngo sinafata ibiryo by'abana ba Isirayeli ngo mbihimwe. Ibyo tubisanga muri ibi bitabo by'isezerano risha, ariko bari bakiriho ngo parentinga muri all the covenant. Ibuka abana muri za Matayo naho na za Mariko haza umuhungu washatse kubwira Yesu ngo nakora ate kugira ngo ndabwe ubwami bw'ijuru, ariko Yesu aramubwira ngo ubahiriza amategeko kugira ngo urabwe ubwami bw'ijuru, kuko bari bakiri anda ya sezerano ry'amategeko. Ariko nituje mu byakozwe n'intumwa Pawulo na Sila bafungwa twinjiye mu isezerano risha, kuko kera hari umusuko n'ubupfumu yabivuze. Turabona undi muhungu nawe warize gereza avuga ngo bagabo bamamagiza ngo bacitse ngo baramubwira ngo turi hano tugico witwa, ariko ngo bamubaze arababaza se nakora temukizo, baramubwira ngo izere. Urumva isezerano risha igisubizo cyari izere kugira ngo kizo. Ni isezerano rya kera cyari kuvuga ngo ubahiriza amategeko. Hanyuma rero ijambo waruvuze ryanyuma dusorezaho wenda muri kibazo ryo muri Matayo 5:17 rivuga ngo sinaje kuguraho amategeko, kuko benshi bahita basoma ngo mwitekereza ko naje kuguraho amategeko n'ibyahanuwe, ahubwo naje kuyakomeza.
ijambo ikibazo rero nakiza kiva aho bavuga ngo naje gukomeza hatabaho muri bibiri naje kubisohoza. So to make something hard and to fulfill something is totally different. You get my point? Realize ikintu ifaransa kigiye kunanira kwa complete ikintu no kugira ngo kikomere biratandukanye. Ni ukuvuga ngo Yesu ntabwo yaje gukuraho amategeko. Impamvu ataje kuyakuraho niki? Ni ukuvuga ngo amategeko yose yapwetekaga kuri one person. Amategeko yose yavugaga Kristo kuko yarahishe Kristo. Niba hari wayo tubona muri isezerano ari ibitambo yose nuko ricaha baza n'igitambo ayo yose byagendaga bivuga Kristo. Ni ukuvuga ngo n'ubuhanuzi bwose ari ibintu bwo mu buhanuzi bwose bwagendaga buhanura. Nuko ricaha agenda bici intama kiriyo ntama yasobanuraga yari ishusho y'umwana w'intama. Yohana yaje kubona aravuga ngo n'ukuraho ibyaha by'abantu. Donc aya mategeko yose byavugagaho. Yesu rero aravuga ngo ndimutekereze ko naje kubikuraho kuko ibyavugaga sinabikuye ahubwo naje kuzuzuza. Donc Yesu ugiye kuyaho amategeko yarayasohoje. Ni ukuvuga ngo requirements, demands zose z'amategeko zabaye fulfilled by him. Ni wazuje. Ni ukuvuga ngo amategeko ari byadusabaga ya kugira ngo ukiranuke kori, kugira ngo ubone ibyiza kori. Ariko Yesu we yaje avuga ngo mwizere ko nabikoze. Donc the requirements kandi abo bose bagende muri requirements z'amategeko ntawe geze yasohoza. Paulo yandika Abaroma 3:22 aravuga ngo bose bakoze ibyaha. Niba ari bose nabaye bagemuje badapfuye nabaye nuki. Donc ariko aya mategeko wayujuje n'umwe gusa ni Yesu. Ari naho bazobasomane bakubisobanura uko bashaka abantu mu ijuru n'isi ngo ndibizovaho mbona akanyuguti ngo bita ibizo ijuru n'isi ntibyagombaga nta nyuguti n'imwe yagombaga kubaho bidasohoye kandi byarasohoye. Ntabwo tubitegereje ngo bizosohoye. Ibyo amategeko n'ubuhanuzi bivuga byavugaga kuri yo yarabisohoje. Ijuru rero n'isi ntabwo byagombaga kuvaho nta n'inyuguti yagombaga kuvaho atarabisohoza. Yabisohoje ryari hariya hakurya i Golgotha. Noneho nongeraho ko yemwe kugira ngo wenda tubisohoze yaraje mu mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Arakana aravuga ati sinaje kubikuraho. Ese kubera ubundi bavuga amategeko byashije ibyahanuwe. So bibiri bizabishorerana ahantu hose. Noneho baraza ngo sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisoza.